ntabwo uyobowe n'ibyo bakubwira hano, uyobowe n'ibyo bakubwiye bigira umumaro, bihinduka ikintu muri wowe. Ikitaraba muri wowe nta mumaro kigufitiye. Ikitarubakika muri wowe kiragushuka. Kuko wowe egal ikiri muri wowe, uriwe nyawe n'uriwe muri wowe. Kuko iyo hagize ikiboneka, basi Filipo na karengane mu rusengero kaje, wowe ariko hari gatara karengane haza amatiku, hari igihe haza ubukene, hari igihe urugo rugira ibibazo, hari igihe Filipo niki kibaye, wowe iyo habaye ikintu niki kiva muri wowe kigahagarara. Filipo tubona mu byanditswe yari umudiyakoni nk'abandi gusa akora imirimo isanzwe, arirutse ageze mu mujyi ahasanga ikigirwamana cyitwa nde? Simoni umukonikoni, witwa Simoni. Ndifuza ko uyu mugoroba tuva hano Simoni yemeye. Niba byarashobotse birashoboka. Buriya nta muntu utagira Simoni mu buzima bwe. Ufite ikintu cyabaye Simoni kimeshaje imama bagira ngo barakikuroze, ariko hari kiri bugire gute, hari kiri bumwemeze. Aposo turagushimira cyane mu izina rya Yesu, n'umugisha kukugira no kuba ufite abantu bagukunda kandi bagusengera. Yes, nitwa Julienne nkuko abivuze, nyoboye Grace Room Ministries, tukaba dufite n'itorero n'umutware ryitwa Jubilee Revival Assembly, dukorera hari i Kanombe, nkaba ndi kwibere ry'Imana. Yes, mba numva iyi minsi ndumva ndi kwibere cyane, nawe kandi niko bimeze, turabakundwa ba Kristo. Yes, nagendanye n'abavandimwe, Imana ibaha umugisha mwinshi, ndababonye hano, Imana ibahezagire. Yves yahaguruka umukozi w'Imana, dukorana umurimo w'Imana. God bless you. Ndi kumwe na my sister, big sister, mukuru wanjye kure cyane. Hallelujah. Yes, twa Jeannette, Imana imuha umugisha. Niba namwita mukuru wanjye, niba namwita mama, ariko mu maraso, ni mu maraso neza, papa mama akaba ari nawe watufashije, watureze mu yandi magambo. Yes, ako ntago kanyuze. Yes, Imana imuha umugisha mwinshi, afite uruhare rukomeye cyane kuva nagira ubwenge kugeza uyu munsi, maze no gukizwa yagize uruhare rukomeye cyane rwo kunkubita no haleluya, no kumbuza no kunkanira. Ntaranakizwa ndagapagani nabwo yagize uruhare, ufite ari hose, ni umuntu udasanzwe, aturi hafi bikomeye. Imana mu mugisha mwinshi. Yes, nabonye mama Sandrine wahaguruka, Imana iguhezagire cyane rwose. Yes, Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndaza gukoresha umwanya utari munini. Nabonye abakozi b'Imana, Mungu awabariki pastor n'umushitsi wanjye from America, duherukana cya gihe, nongere ndirimbe happy birthday, byararenze. Imana iguha umugisha mwinshi. Mwamfasha tukabumbura ijambo ry'Imana. Yes, Imana yanshyize ijambo ku mutima, ntari buze nanjye ngo ntabwo ndi buze gutinda, ariko ndaza gutindamo gake. Yes, mbaye umunyakuri, bikomeye cyane kubera theme umukozi w'Imana yanyoherereje, impact your generation. Nicyo giterane. Oh yes, impact your generation. Ntabwo yari title gusa, ni ikintu gikomeye cyane, ku impactinga cyangwa kugira gute mu Kinyarwanda buriya Apostle. Impact ni nko kuzana impinduka muri generation yawe, sibyo? By'umwihariko harako yanyohereje kavuga ngo being valuable, kuba umuntu w'agaciro, dushingiye ku cyanditswe turimo turigaho muri iyi minsi.
Imana yasinjyana ahantu ngiye guhera mu byakozwe n'intumwa ibice 18 ibice 8 mwafasha tukajyayo. Ibyakozwe n'intumwa 8 umurongo wa mbere waba wahageze ukavuga ngo haleluya. 8 rimwe haravuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane kagize gute gakomeye. Akarengane kagize gute gakomeye hehe mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose bagira gute batatanira mu bihugu by'Iyudaya n'i Samariya keretse intumwa. Ubwo bivuze ngo intumwa zagumye Yerusalemu. Abantu bubahaga Imana bahamba Stefano. Muribuka ko baramaze kumutera amabuye. Bahamba Stefano baramuborogera cyane. 3 ariko Sawuli we umva akomeza guca igikuba mu itorero ryande mu itorero no kuryonona cyane. Akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abaki n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Ngeze aho nshaka. 4 nuko abatatanye bajya hehe hose. Ni gutatana nyine. Iyo utatana, iyo haje akarengane ntabwo uvuga ngo ndaca hano, sibyo? Baratatanye, umwe afatiye undi afatiye, buri umwe afashe ashaka. Abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Semena abaho benshi baraterana. Bangahe? Benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima ugize gute uhuye kandi bamwitayeho. Bumvise kandi babonye. Aka niko nashakaga. Bumvise kandi bagize gute babonye ibimenyetso yakoraga. Bumvise kandi babonye ibimenyetso. Kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo. Benshi bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane. N'abari baremaye n'abacumbagira bangahe benshi barakizwa. Haba umva haba umunezero ungana gute mwinshi muri uwo mudugudu. Hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu. Umukonikoni wabaga muri uwo mudugudu. Umukonikoni Simoni agatangaza ubwoko bw'Abasamariya akita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho. Bangahe bose yarabifatiye. Abakomeye n'abagize gute naboroheje bati uyu muntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Mbega ikinyoma. Icyatumaga bamwitaho niki? Nuko uhereye kera yajyaga abatangarisha iby'ubukorikori bwe. Mlozi mkubwa huyu yabatangarishaga iby'ubukorikori. Yari umukorikori. Ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza, Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo.
barabatizwa abagabo n'abagore. Umva kanezeza na Simoni ubwe aremera. Nako nashakaga ngirira ukwegere ngo Simoni aremera. Ushobora kuzamura ijwi uti Simoni aremera. Yes, iyo tuvuga ku impacting a generation turavuga Simoni kwemera. Simoni ataremera ni ukuvuga ngo turacyareshya. Yari umukonikoni ufite imbaraga yemeje abantu, sibyo? Yari afite imbaraga, yaremeje umujyi uremera urapfukama, akoresha ubukonikoni ngo bagere ubwo bamwita ngo ni Imana igize gute, ngo ni imbaraga y'Imana ikomeye. Ndashaka urebe mu mazu y'i Samariya amafoto bafite ari ayande na ya Simoni. Ndashaka urebe abana bajya ku ishuri bafite mu mabaga ifoto yande ya Simoni. Ugize ikibazo ajya kwande kwa Simoni, ugize akabazo kwa Simoni, kwa Simoni. Hagombe kuboneka umuntu ufite imbaraga ziruta Simoni. Igihe cyose Satani n'ibimwegereye n'ibisa nabyo tukigendera kuri ritme imwe tuba tungana. Icyo gihe uravuga akavuga, urakoma agakoma. Aka kantu rero karamfasha. Simoni agira gute? Aremera. Ndifuza ko uyu mugoroba tuva hano Simoni yemeye. Amen. Niba byarashobotse birashoboka. Buriya nta muntu utagira Simoni mu buzima bwe. Ufite ikintu cyabaye Simoni kimeshashi mama bagira ngo barakikuroze. Ariko hari kiri bugire gute? Hari kiri bumwemeze. Ndaza kuvuga ibintu nka 3 cyangwa 4 hanyuma mbone gusoza ikimana yashyize ku mutima. Kugira impact mu gihe cyacu cyangwa kuba uw'umumaro mu gihe cyawe cyangwa kugirira umumaro ari gihe cyawe. Iri ni ijambo rigari, ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo udashobora mvuge gute, udashobora kwirengagiza ukiriho. Ukiri ku isi ntushobora kwirengagiza iri jambo niba ugomba kubaho ubuzima bufite icyo buvuze ku isi. Reka mbere ndaza kuvuga ibintu nka 4. Reka mbere ahangaha inshuti z'Imana kugira ngo umenye uburemere bw'iri jambo impact, kugira twabyise iki, kugira impinduka muri generation yawe. Kugira ngo umenye uburemere bwabyo ni ukubanza kumenya uwakuzanye ku isi n'icyo yakuzaniye ku isi, ukamenya inkomoko yawe ni iyihe. Wowe uje uva he, uturutse he, ujute. Ujute uvuye he? Ese uri kimanuka uri kuyatupa ukajikutana ku dunia? Ni papa na mama bateretanya ahantu barahura kubw'ubuntu bw'Imana uravuka. Iyo utamenya inkomoko yawe ntushobora kugira impact ku isi. Yes. Ntibishoboka. Imana isanga umugabo bamwita Yeremiya basta. Nakumenye utarabura usoro. Niwe iramusangira ngo wowe nakumenye utaraba urusoro. Mbega Siyoni sibyubu nsimbuka ababyeyi nkasimbuka batarahura utaraba n'urusoro mbere yuko banahura. Hallelujah, hallelujah. Yeremiya arakanura ati jewe ati papa na mama batarahura nari ngufite muri gahunda. Bataranahura nari nzi ko uwo ngize muri gahunda witwa Yeremiya azaba umuhanuzi. Uhanurira apana Israeli, uhanurira amahanga. Biratangaje ko Imana ibimubwiye. Yeremiya arimo aravuga ngo ngwiki agiye gusubiza Imana ngo ko ntazi. Bikwereka ko Yeremiya yari off completely. Ntabwo yari mu murongo w'ibyo Imana irimo iravuga.
amakuru yabonye aho niho hari urufunguzo rutangira ubuzima. Hallelujah. Nutamenya definition, niki definition? Ubusobanuro bw'icyo Imana yakwise utaraba, isi izaguha ubusobanuro buri wrong. Yego. Iyo utamenya icyo inkomoko yawe kuvuga, kila mtu burubonetse wese aza kwibeshya. Nutamenya agaciro umuremyi yaguhaye ababyeyi batarahura, Hallelujah. ibibonetse byose bikagukaramira, ibintu birakurira bikakuriza bikagusaza. Nutamenya aho bihera ntuzamenya aho bigana. Yego. Ariko iyo umenya aho uhera n'umuremyi, ushyira amanga nk'intare. Hallelujah. Ushyira amanga kuko hari urimo. Ariko ndumva amavuta y'Imana menshi uyu mugoroba. Uyu munsi ibintu birakubitwa hasi. Yego. Narapa birakubitwa hasi. Ngirira ukwegereye mu nkuru y'icyo birakubitwa hasi. Yego. Naribuze ngo birakubitwa he? Naribuze ngo birakubitwa turi kwisi tutaraba kubabarirwa. Yego. Turi kwisi turaba kubabarira. Turabanyamumaro ku buryo umumaro wawe utangirana n'umuremyi. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Now, hari ibintu Imana imaze iminsi irimo iranyigisha byansajije. Mbasaze namwe. Yego. Dusare kimwe. Urega iyo utarasara hari ibintu bitava imbere. Ubu urebye Yesu yari umusazi. Wafata Yohana Umubatiza yari umusazi cyane. Zana batubanjije n'abasazi. Buriya gusara muri Yesu ntabwo ari ugusara ngo tujye haye. Gusara uzareba umusazi hana oga. Pastor umusazi naramwibone 15 yaraje neza yambaye neza ajya imbere ya kamyo ngo iyo ufite ubwenge ntabwo wabikora imbere y'iki kamyo ujya kuko sense zirakubwira ngo ubupfuye ugiye gusiga abana bawe. We yarasaze, ibisazi biramubwira ngo iyo kamyo yahagarara. Hana oga ubwoba bwa ikintu kiranga umusazi ntabwo. Yahagaze imbere ya kamyo arayireba gutya ngo ndavuga ni warasaze cyane. Ushobora kuba utorotse, rega ni hafi yaho, ariko uzi ko yaratorotse yo. Ndavuga ni uratorotse tu. Ndeba majeste haza imodoka irimo iriruka, abantu bose bakoma induru, hari station iraho bakoma induru, baramwishe. Pastor amiko anacheka nawe arirukanye imbere ngo iraziti ifata amaferi imugezeho neza irakubita, adandabira naho gato aragaruka ngo nimbega abasazi ntiyarasaze cyane. Iyo tuvuga abasazi muri Yesu ni ugukora ibirenze ibyo Yesu yakoze. Udatinya ko bitari bukoreke, ni ukureba umusozi ukawuhangara wabaye umusazi, kuko uri muri wowe arakomeye, ararushura iminsi imbaraga. Uko wamaze kumenya inkomoko yawe uhangara ibintu. Naje kubabwira ibintu bitatu, vuga ngo bitatu biri bugufashe umugoroba, kuko ndi mu minsi mfite asira umujinya, kuko iki kintu kigomba kuhaba mu izina rya Yesu. Yes. Ntabwo turi senene ku isi umuntu apfa gufata uko abonye. Semenya nabonye Bugande bashyiraho ikintu cy'ingunguru, bagashyiraho akantu ibati, ngiye kubona ngira ngo basaze n'igitara kinini, batabaramira ngo barimo baratega senene.
igwamo. Mu gitondo nagiye kugera mu mujyi Kampala, sanga ku madirishya yose y'amamodoka senene ni katika jina la Yesu. Bwari bwo bwa mbere ngira ngo basaze bose. Isenene barayijyase. Ngiye kubona nisiranye n'umumama w'umusirimu, mbona arayikuruye, avuga mu kiganiro ntacyumva. Numva mu sente tu meka sente meka, mbona arazigenda banireka ndebe icyo abikorera. Wagira ngo n'ubunyobwa. Nahise mvamo ndavuga ni katika jina la Bwana. Now wamfashije ukambwira uwo muntu mwegeranye ngo uzi ko utari isenene ku isi Satani agomba kurya uko abonye. Ntabwo urugo rwawe ruribwa, ntabwo abana bawe baribwa, nawe ubwawe ntaribwa, ntabwo turi abarinzi uko babonye. Oya mumfashe kuri microphone muzamureho gato. Narivuze ngo oya. Now habaye akarengane mu itorero rya hehe Yerusalemu, niho dusomye. Akarengane karabatunguye, akarengane kaje batakiteze, siko karengane. Barakubita nkuko bakubita uyu munsi, buri umwe wese yiruka areba iyajya. Hawabwiye mugenzi we ngo usibye intumwa nizo zagize gute zahasigaye. Abandi Stefano amaze gupfa bamwishishije iki amabuye, babibonye bagiye kumushyingura, ibintu byose ni woga. Mu kanya karengane karaje batangiye gutemagura, abantu bariruka. Umusore witwa Filipo, uwo munsi agomba kuba yaje yambaye ikabutura mu rusengero kuko yarirutse cyane. Barakubita ntawasubiye mu rugo, buri wese yiruke afata ahabonye. Filipo yirukira mu mujyi wa hehe w'Isamariya. Agezeyo uyu musore ankoraho. Ndashaka kureba impunzi yirutse idafite gahunda, nta myenda yajyanye, mwabibonye, nta muntu azi Isamariya, nta kintu na kimwe afite cy'ibyiringiro ari buhure nacyo Samariya. Nta muntu uriyo, nta pastor uriyo, nta. Aguye mu mujyi mushya rudu. Mbega ni wowe nteruye rudu New York. Bisanze muri New York. Kutangira kureba amazu areshya. Ibintu bimwe jya gucimbe utikatika jina. Ndashaka kureba uguye ahantu. Niba warahageze ubwo ari abandi batarahagera. Ugahita ureba ibintu byose. Filipo arahageze, nta muntu ntazi n'ahari buhere ubuzima. Ariko ndashaka nkwereke ikintu cyari kimurimo, ntabwo cyamukundiraga kuba yaba nk'abandi asanze mu mujyi. Buriya ikintu kikurimo nicyo kikuyoboye. Ibyo ntabwo uyobowe n'ibyo bakubwira hano, uyobowe n'ibyo bakubwiye bigira umumaro, bihinduka ikintu muri wowe. Ikitaraba muri wowe nta mumaro kigufitiye. Ikitarubakika muri wowe kiragushuka. Kuko wowe egal ikiri muri wowe, uriwe nyawe n'uriwe muri wowe. Kuko iyo hagize ikiboneka, basi Filipo na karengane mu rusengero kaje, wowe ariko hari gatara karengane haza amatiku, hari igihe haza ubukene, hari igihe urugo rugira ibibazo, hari igihe Filipo ni iki kibaye, wowe iyo habaye ikintu niki kiva muri wowe kigahagarara. Filipo tubona mu byanditswe yari umudiyakoni nk'abandi gusa akora imirimo isanzwe. Arirutse ageze mu mujyi ahasanga ikigirwamana cyitwa nde? Simoni. Umukonikoni, witwa Simoni.
wari warifatiye umudugudu, yarifatiye abaturage, abantu bose yarabashyize chini ya ulinzi. Ikirere cyarafashwe nande? Na Simoni. Umugabo umwe, semeni amina, Amen. utarabona amavuta ngo abe pasiteri, utaritwa aposo, ariko yamize imbaraga z'Imana. Ahageze nta ntumwa zihari, Petero ntahari ngo hagurutse ikimuga, intumwa zindi ntizihari, yisanze muri situation. Abantu baravuga Simoni, Imana yo mu ijuru ntibayizi, Yesu ntibamuzi, ibimuga abiciye habibona ku mihanda, abatazi aravuga ngo aha, nubwo mfite ibibazo, ntabwo ibibazo bifite icyo bimbwiye, ahubwo undimo arasohoka. Filipo arebye, Bibiliya iravuga ngo mwabonye ahantu twasomye ngo agera mu mihanda atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Mwahabonye? Icya kabiri ngo ageze ahantu ahasanga ibimuga, ngo ahasanga abatareba, ngo ahasanga. Niba mwakurikiye Bibiliya ivuga ngo yakoze iki? Yahise abageraho, simama katika jina la Yesu. Impumyi bona mu izina, nta rusengero ruhari, ntagiye kubatwara mu rugo, nta barashoberwa, batangira kumukurikira inyuma biruka, kuko uwakorewe igitangaza ababonye Imana. Baramukurikira babura iyo bajya, ngo amakuru ariruka agera kuri Simoni, ariko amakuru agomba kumugeraho. Igihe umaze ushaka Imana, reka amakuru yiruka agere kuri Simoni. Igihe umaze mu nzu y'Imana, reka amakuru yiruke bimenyekane kuri Simoni. Yego. Uva yo Simoni bimugeraho, arabaza ngo uyu mujyi ko nari narawufashe, nani uyu tena? Avuye he? Ni mwene nde? Akomoka hehe? Uje kunyaga abaturage, akanyaga ikirere. Uzi cyari kibaye? Imana imaze iminsi inyigisha ibintu bikomeye, ndimo ndayishimira cyane. Cyari kibaye ni igicaniro cya Simoni gikubitanye n'icyande n'icya Filipo. Ni intambara iri hagati y'ibicaniro bibiri. Ntabwo bikiri hagati ya Filipo na Simoni. Igicaniro cy'umwijima cya Simoni kirabutswe icy'umucyo cya Filipo, icy'umwijima kirapfukama. Ndagusengeye ngo buri gicaniro cy'umwijima cyagukurikiraga kizibe, kimenye ko washatse Imana mu izina rya Yesu. Filipo aribwiriza akalayinika kabisa, araza ashaka Filipo nako Simoni akalayinika, araza ashaka Filipo, aramubwira turabizi, ndagukurikiye, ndakwemeye, ndayobotse. Ntabwo twasomye hasi, byageze ahantu Simoni abonye ibintu birimo biraba muri uriya mujyi, akubise amaso iburyo n'ibumoso, agaruye hino no hirya. Bibiliya iravuga ngo aragenda yihera na Filipo, aramubwira ati sikia sasa rafiki yangu, waretse ukamaho nanjye, twakoze deal, ukamaho. Uzi icyo avuze? Mbonye ikiruta. Vuga twumve. Mbonye iki? Yes, ufite ikintu kiruta icyanjye. Kandi ibyanjye nari nzi ko nifatiye, ariko urantsinsuye, uransohoye, wampayeho. Filipo aramureba ngo ninde wakubwiye ngo impano y'Imana? Ikibazo cyanjye, hari impact agize Filipo ikomeye cyane. Muraza kunyemerera mbabwira ibintu nkamwe ngahe nababwiye. Ubu ahantu bigeze, umujinya navugaga umukozi w'Imana Apostle
ibyo yarimo aravuga, nageze ahantu natangiye kubwiriza ubutumwa apa mfite imyaka 18 niga muri secondaire, nibwo banyitse bwa mbere pasteur. Nari mfite imyaka 18, iyo ni imyaka myinshi ishize. Hanyuma 19 naraha, 20 naraha, 21 naraha mbwiriza, 22 bwo ibiterane nakoraga ntibabibara, 23 mpaka uyu munsi ngize imyaka talalala. Urumva? Wari utegereje? Wari utegereje iki? Aho nitujyayo ni myinshi cyane yabakanga, myinshi kugeza uyu munsi. Jesus Christ, ibintu nagiye mbona mu nzu y'Imana byatumye ngira ibintu nzinukwa. Uku niko kuri, narazinutswe ariko sinareka gukorera Imana, ariko Imana nkayibwira ngo umutima wanjye urawureba, ndabizi kuriho, uri muzima. Hari ijambo ry'Imana rigize gute ritubwira kandi turabyizera. Namwe sugo, hari ibintu tubona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hari ibintu tubona, ariko ibi ni ibintu nagendanaga mu mutima ntabwira umuntu, ariko numva ndushye. Ndibuka rimwe nahagaze ku nzu ya hariya kwa Makuza, murabona mugi, nagiye gushopinga bisanzwe, ndabyibuka nari kumwe nande sinzi umuntu twavuganye kuri telefone ho gatoya, atangira kumbaza ibintu nk'ibi. Sinibutse ko ndi hahandi hejuru, noko nyindu nufashe telefone, ni Imana tuzayibona byari. Abantu baraza baranyuzuraho, nararize, nageze ahantu umutima umera nk'iki. Umukozi w'Imana Apostle Sostene, Imana imumugisha, iyo myaka ndumva ari we muntu uzi neza amarira neza. Umugabo wanjye yageze ahantu atangira guhamagara Apostle, aramubwira ati uyu mugore ndamugenza gute? Apotre, ibintu tubigire gute? Vayo umumfashe. Ndakata gutya arimo ararira, ndagaruka hano arimo ararira. Aho ndavuga mbere imyaka nkingahe Grace Room itaratangira, even before, mbaza Imana ibiki ko twasaraye. Rimwe nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ntavuze, nasize umubebe, umwana mutoya, yari umwana wanjye wa kabiri, mfite abana 5, namusize ari muto, yari afite nk'ukwezi n'igice gutyo. Baranyinginga njyayo, numva natanze sacrifice igize gute ikomeye. Ndabyibuka cyari igiterane cy'urubyiruko, nigishije niba ari ingingo 20. Ingingo ya mbere urubyiruko kwera, iya kabiri yendera mukuri, ya 20. Ndahirika agatuza kuzuye amashereka, none kara nashoje ngenda nka Rambo 2. Agatuza kuzuye nyuma y'ukwezi kumwe mbyaye. Ndangije ntanga mikro meze gutyo, nyiha pastor ndamubwira ndagiye, arambwira ngo bureka tutwakire. Iminota yo kumanuka baranyakira, mba nongeye ku mashereka. Urumva? Mbwira umushoferi nti mbarega, umushoferi uvuye icyo gihe yarahari, sinibuka ko naje, banza ari lift. Ndamubwira nti twiruke, turiruka njya kureba bebe, turamanuka ngeze nko ahantu nimvuga aho nabasanze murahita mumenya church yari. Manuka ngera hano mu nzira, nsanga worship leader w'umukobwa, nari nabonye ukuntu yambaye, yari yambaye neza ku buryo byangumyemo, modele y'ikanzu y'igikwembe. Abadamu haleluya, yari afite akamodeli, nakarebye ndavuga hano ku pembeni ni ivi. So couleur nayifashe. Hari umusore kuri piano yaracuranze, umukobwa akatugenda tukagenda, n'umusore ati nabafashe rero. Turimo turamanuka amashereka ameze gutya Apostle mu modoka, mubwira ngo yirukanka ngiye kureba uruhinja. Tugera ahantu hari akijima, mbona yakanzu, mbona nawe mucuranze. Ndamubwira ni hagarara, nshobora kuba ndebye nabi, ni ongera utumbirize neza amatara hehe muri karakijima. Nsanga niwe.
ndambwira ihagarara, amanuka gato hagarara hariya ngaruke, mva mu modoka ndagaruka ngenda gahoro ndavuga ndabahurusha ngenda gahoro, mpageze nsanga bafatanye nk'ibimata ku buryo kugira ngo banyuve ko mageze narakoroye shawaretse ndakorora umukobwa ati ambonye ati oh pastor haleluya nagiye kumva nabaterura ndavuga nti mare kubabwiriza agatuza nisigiye umwana wanjye amahame 22 kwe ijya kabiri gukirano urubyiruko nayina bose kandi amena natashe numva ko abamarayika basigaranye nabo. Yesu wa mbinguni ngiye kubabona ndabwira ni murimo murakora iki aha mu muhanda, abantu mumaze muvuye kuri podium, jewe nimba mbabonye abandi bababonye nibanga ni mbare gatatu urushyi rwiza pyo ni mugende pastor oh Jesus yeah uziko umuntu yuzuzwa afashwe. Naribajije uyu muntu yujujwe niki? Nama pepo kaka yangu Beneda, niba nababwiza ukuri naratashye ndonsa ndangije ndibaza iyi mikino ni yahe kandi tuvuga kwera umuntu agasohoka biciye mu kundi gutwi, tuvuga gukiranuka umuntu agasohoka bigize gute byaciye hano, tuvuga kubaha Imana umuntu agava mu materaniro, umugabo w'Imana cyangwa umugore w'Imana guhera mu gitondo saa 3 yarahagaza hari muri ye abwiriza abantu bagasohoka ariwe bataramyeho. Naratashye uwo munsi mbwira umugabo wanjye numva nkubwira ibintu mbonye ndababaye koko, ariko ntababajwe n'ikindi, mbabajwe nuko tugeze mu minsi ubwo ibivugirwa imbere ntibigifite aho bihuriye n'ibiri mu mutima. Uko nukuri mbivuge mwanumiye ntibigifite aho bihurira, ibivugirwa hano kimwe, ibikorerwa hirya n'ikindi. Kunezererwa mu nzu y'Imana turanezerwa, ariko naribazaga ni ikihe gikuta kigwe mu izina rya Yesu, ni ikihe kintu niki kibloka kituma hari ikintu kuva hano kugera hari, ni igiki? Ngira umutwaro nyuma yo kubona ibintu biba, nyuma yo kumva ibintu byinshi, nyuma yo kubona gavuyo, nyuma yo kubona ndavuga ni what is this? Ni ryari tuzaba umucyo w'isi? Ni ryari tuzaba umunyu w'isi? Ni ryari tuzaza muri bendera ry'ukuri? Rubyiruko, ni ryari bizaba ryari habaye? Kandi iyo ubona ibyanditswe ba Filipo n'abandi, ndashaka kurebe Filipo, hari pastor bari kumwe ntawe yigeze ategura igiterane mpuzamahanga muri Samariya. Hari posters n'ama afishe yakoze ikimurimo. Hallelujah. Cyashoboye guhamagara umujyi wose. Ikimurimo cyashoboye kuimpacting umujyi wose. Ku buryo n'igicaniro cy'umwijima gifasha uwo mujyi cyayobotse. Hallelujah. Iki nicyo gihe dusohoke mu biri hejuru twinjire mu biri imbere. Ndabizi mu mwuka urimo urabyumva neza, kandi ikindi utararakara nta kizahinduka. Wanakudanganya, ukinyuzwe n'uko umeze nta kizahinduka. Imyaka zimbabwe irenga 20 n'ingahe mpagaza, utararakara habitashanje, utarahaga ntuzagaburirwa. Hari bitahinduka. Uva ni nk'umukobwa
iyo atarahaga ubuzima ariko ntagihinduka. Hari urugero nkunda gutanga rw'umukobwa nasanze kuri campus Butare, bagiraga icyo bita 22h. Aramprotokora ndishima, najyaga nkora y'ibiterane kenshi by'urubyiruko. Aramprotokora ndamukunda. Oh, I was like, my goodness. Pega umukobwa agiye kunsezera ndamubwira nti umva rero uri murasoza mbwira rero bikwaye ufite umusheri mu izina rya Yesu. Kandi namureba ku isura imyaka arayifite, suruhinja. Ndamubwira nako ufite imyaka, ati mu izina rya Yesu. Aruzuzwa ati pa. Ndamubwira niko warashatse urapfakara ufite igikomere, ati oya niki kudashaka ufite imyaka ingahe? Ngiye kumva numva arayibitseho. Ndabaza ufite ikibazo ngo ya ntabwo nzashaka, ntegereje umukiza kwazava ko mutansubiza mwandakariye. None si ijuru naryo muzi? Erega ni hahandi muceceke ndababwira tu kwa mdomo ntasema ntasema yote. Ngo pastor je negereje umukiza uzava ni ijuru. Ni umukiza natwe turamutegereje, ariko igihe tukiri hano twarashatse ati wirakara nako ngo wibabara cyangwa iki, ntunansengere nta mugabo nshaka. Nitamenya ko harimo ikibazo, ansanga homba. Ndamubwira nti ufite probleme gani, ufite ikihe kibazo? Ngo yangu ngo pastor bireke n'ibyanje nabivuganye na Yesu aranyemerera. Nti urabeshya, ntajya yivuguruza. Nikeretse nimbwiza ukuri nako ngo pastor narabiretse. Nimbwira impamvu wagize gute wabiretse. Ati impamvu ya mbere, iwacu dutera umwako, turabashingwe. Ni impamvu ya kabiri. Ati impamvu ya kabiri ikomeye cyane, iwacu nta mukobwa n'umurashaka. Ati kandi ndeba imyaka mfite, ushyireho bakuru banjye, imfura yacu iregenje 55, nanjye sindi munsi ya 30. Ubwo surumva nkitegereje iki? Ati namaze kubyemerera Yesu, ndamubwira ngo nuza nzagukorera, nuza tujyane. Ndamubwira nti nakubonye muha rendez-vous. Ndamubwira nti ngiye i Kigali, uzaze i Kigali ndagushaka. Nari nateguye ibyanditswe semeni amina. Ndimo ndakubwira ngo ikintu utarahaga ntabwo wakivamo. Nubwo bagusengera bakanakwicaraho ntabwo byavaho. Tukuombea fu tukwikare kwica ntibiva. Abantu bose Yesu yababwiraga gute? Kwizera kwawe nsubiza kuragukijije. Ni nko kuvuga ngo ndashoboye, ariko ufite kwizera, byahuye birakoreka. Ikintu utarahaga nikizakuva imbere. Umukobwa ngiye kubona mbona ntibiri buvemo, ndamubwira ni ngwino mu rugo. Araza, ndamusobanurira, afata ibyanditswe, mbanza kumwangisha. Mwankurikiye? Mbanza kumwangisha icyo kinyoma Satani yagize gute yamuhaye. Ndamwereka ko adatera umwako, ndamwereka ko uri muri Kristo Yesu, ibya kera biba bishize, dore byose bibaye bishya. Turajyana umunsi wa mbere, ejo aragaruka nk'iminsi ine. Ndamubwira nti wanyemerera tukakwepiya, kuko yari afite ingohe zigera. Wese yariyanze na demarche, wese uramureba ukagira ngo avuye mu isoko, ijipo wagira ngo yaje gukurubura imihanda. Kandi kwepiya, abatazi kwepiya, haleluya, kwepiya nukuringaniza, haleluya abagabo, nukuringaniza neza ingohe z'umukobwa. Ntabwo twamera nkamwe, siko bimeze. Ndangiza mvuga ni ngufashe nkwepiye mukurengo ngo pastor buretse gato menya ko hari kitaravaho. Ndakomeza umunsi wa kane, ubwo arambwira ngo zana urwembo haragatishyano. Ngira umukozi nizana urwembe, kuko ntabwo nzi kwepiya. Naraharagase pastor, narahurutuye pyo. Hanyuma mfata tiro
unajua ndegeruka. Nakubiseho umurongo ngawugeza mu musatsi neza. Aha mu musatsi ndinjiza neza. Ndamubwira ntibe mu ndorerwamo. Urabona usa neza. Kandi ukunukuri. Elle était trop belle. Ndamubwira ni ihindukira urebe. Akajya rero nturi mwiza. Atubanza. Ndongera. Ngiye kumva numva umwuka we arambwiye ngo ubu rero yamaze kumva. Hasigaye ko ubomora ibibambasi byubatse muri we. Imana yamanga ngo mupfukamike, ndamupfukamika. Ndabomora ibinyoma kuko ni ibintu byiyubaka muri wowe. Turabomora. Ndamubwira ni haguruka irebe. Arahindukira arebye imbere. Ati dore ibzinyo nisubira hano. Turasenga. Irebe yirenze. Ati I'm beautiful. Ngo ndi mwiza ni sawa. Nubu rero uzajya ushyiraho akantu k'umukara ugeza ku munwa wigira inkumi. Urumva? Ndiye kureba mbona turanganya inkweto, imyenda ni ambara. Ati yewe ibyo ni bigufi, ntabwo ari bigufi, sinyanambara bigufi. Ni ikibazo ufite mu mutwe. Ni irebe, arongera arireba ati ndi mwiza koko. Ni ukubakira abantu, ni kandi nawe wikunde. Turabyemeranya. Ntabyemeye. Ndamubwira ni rero ugomba gushaka. Ati pastor, ndababaye kuba ngejeje iki gihe narashaka. Ndababaye cyane n'abakuru banjye barambabaje. Uzi kibaye ikinyoma kiguye hasi. Uzi kibaye ikibambati kirapomotse. Uzi kibaye amaso ye arahumutse. Yego. Mwakurikiye nicyo kibaye. Nakubwiye ngo utaragira ibyo uhaga nta kimana ikora. Iyo. Mbonye ko amesha shanje hapa. Mu mutima hahindutse. Wese yatse. Umunsi ukurikiyeho yaje kundeba yambaye neza wese atseye agasatsi yakadefrije. Ubundi yari afite natirere zimeze nk'amasaka ku rutaro. Zidasokoje bimeze ukuntu. Murebye ni haleluya. Ati pastor ndababaye cyane kuba narashaka. Data we ne diara cyane. Umva iki Imana yakoze vuga ngo pastor sema yote. Ntago mubivuze ndabiretse. Umva cyabaye umushuti wanjye uvuye UK. Apotre aza kunsura. Man of God. Ukoze Imana wasize. Aza kunsura araparika. Umukobwa ari wanjye arimo arakora capati. Reka ndekere iyo nkuraho. Ntabwo mwaneye apeti. Wamaze mvuge. Arimo arakora capati. Naye namubwiye bigenda gutya. Wize Icyongereza. Warize neza. Icyongereza urakize. Igifaransa urakize. Kuri ibyo Binyarwanda babishaka iki? Musuza abantu uti praise God. Gloire à Dieu. Non, Beneda, ukunu kuri amaso yanjye arabibonye. Uzi cyakurikiyeho? Nshuti yanjye yicaye muri salo. Tujya mu nkuru. Ibyari bimuzanye. Turavuga. Hari igiterane turavuga. Mu kanya inkumi yanjye turuka hariya. Ije kumuserva. Murebye ndavuga nurakabije koko. Beneda yari yakabije tirona mu gikoni. Araza amugeze imbere. Naravuze ni ndakwemeye mademoiselle. Alisukuma English. Aramureba ati praise God. Undasigara yibaza ati cyo cyo mvuye mu Bwongereza avuze iki? I mean praise God. Undata praise Jesus, yeah. Ariko ndebye ku ijisho ry'umusore ntiwabona hari ikivuyemo. Aramwakira muha juice, aramwakira nsa n'ugiyemo. Haleluya. Njya mu cyumba kwinginga Imana. Ngarutse nsanga arimo aramubaza ibyo yize. Haleluya. Umusore aragenda. Tugeze ku modoka ahita arambaza who is that? Nguriya ninde? Ndavuga ni Kocho.
nari hafi kuvuga mu ndimi mvuga ibisekuru ntazi ndamumubwira Beneda umva utaragira icyo uhaga nta gihinduka Yego. nawambi yaravuganye nawe inshuro zitarenze 2 biba biciyeho yarabimbajije ati pastor yateyemo akajambo ni none wamusubije iki kugiye gusenga ati nsengera iki ko nasenze arashirayo ni none wahise wemera ati aho uzi impamvu yarabihaze baratangira relationship mu bukwe nari impari nateguye impano mwumve si cyabaye ntwaye impano ndabibuka yanganaga gutya nini koko nari hafi gushyiramo umuntu nari nafashijwe ngenda ntwaye impano semeni amina mugezeho arambona ati pastor aransimbukira aramfata koko niwo kungira turakabyara ahita ambwira mu gutwi nambaye ikanzu y'umweru urumva ikintu kibaye ni ukuvuga ngo arasa n'utsinze igitego kuko iyo kanzu yambaye byasaga nk'atakaya bitazashoboka hari ibintu wavuyeho uri joro urabisubiraho kuko Uwiteka ni Imana Uwiteka ni Imana kandi arakigira gute aracyakora mbaza ngo ubu bari ejo bundi yanyeretse arimo arakorera Imana bagiye muri Australia ariko baba mu Bwongereza anyereka arimo aravuga nakurikiye hafi isaha yose aposo ntera amina yambaye urukweto rureshya naka muzi yambaye agenda ndeba ukuntu arimo aragenda kuri podium avuga ngo the Bible says in Hebrews ariko Yesu ugira neza ariko wankubitiye ukwegero kamubwira ngo birahinduka mubwira ngo bijya bihinduka birahinduka kandi icyo utarahaga ntikizakuva imbere Yego. umva icyankozeho yaje ku influence abo bavukana umoja kwa umoja now amasaha yanjye ubanza yagiye wayahagaritse hano bafite abantu bo kwizera kweli wakoze kuyahagarika reka nkomeze mbwirize twagiye semeni amina Amen. Filipo ikintu yakoresheje si formule yumvanye Petero ikimurimo cya provoked now hari ikintu Imana imaze iminsi nyinshi ntabwo nababwiye imbaraga z'igicaniro Yego. hari igicaniro kiri personnel kihari cy'umuntu ku giti cye hari igicaniro cy'umujyi hari igicaniro cy'igihugu hari igicaniro cy'amahanga murabyumva Yego. cya kontina now ibyo si byo ngiye kujyamo ariko aba bantu ba mbere batubanjirije bari bafite ibicaniro bihora byaka mu ijambo ry'Imana mu barero riravuga ngo umuriro wawe ntukazime hehe ku gicaniro uhore waka amanywa nijoro ikintu ubona babayeho bakora igicaniro cyabo cyarakaga Yego. semeni amina atukuzwe cyarakaga ku manywa na ryari Na na nijoro. nijoro umva mbabwire bakarvari igihe cyose igicaniro cyawe utazi ko kimeze utazi niba cyaka cyangwa kitaka ufite ikibazo kiruta ibibazo byose kuko byose bihera ku mavi Iyo. I tell you ibyanditswe ncemo nihuta muba muri Apocalypse ibyahishuwe 18:5 Bibiri duhishurira ubwira ubukomeye uze kuhasoma barimo barandika ndabareba ivuga ubwira ubukomeye bw'igicaniro kiri imbere y'intebe yande ya Kristo ngo imbere y'Imana hari igicaniro gihora cyaka ngo abamarayika baraza bakazana inzabya bagafata amasengesho y'abera bakayajyana kuri cya gicaniro kiri imbere y'Imana igihe cyose igicaniro cyawe kitaka ntacyo abona batwara Yego.
baratwariye umugabo mu byakozwe n'inuma 10 bamwita nde hariya Koroneliyo. Marayika yaje aramubwira ngo Koroneliyo, amasengesho yande yawe yumviswe, nibyo ngo kandi yazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Bivuze ngo uyu mugabo bavugaho umugabo w'ingabo yahoraga asenga atazi ko ubuzima arimo arubaka burimo burakora igicaniro. Agasenga ijoro agasenga niko marayika avuga, aravuga ngo gusenga kwawe ngo n'ubuntu ugira byazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Bivuze ngo ubuzima igicaniro cyawe gisenga kigera ahantu cyuzura kikazamuka kigahura n'ikimbere y'Imana, binafanya circuit. Iyo igicaniro cyawe cyamaze kukuvuganira ku gicaniro kiri imbere y'Imana, ibintu birahinduka ku isi, ibintu birahinduka mu buzima bwawe, ibintu birahinduka mu muryango wawe, ibintu birahinduka mu bana bawe, ibintu birahinduka byanga bikunda. Dore nkwereka akantu gakomeye, nushakisha ibintu bya mbere Satani arwanya mu buzima bwawe, uraza gusangamo amasengesho. Kuri liste ya kangahe? Ya mbere. Igihe cyose utangiye ibihe byo gushaka Imana, nicyo gihe umubiri usara, nicyo gihe igifu kikurya, nicyo gihe bateka ibiryo biryoshye iwanyu, nicyo ibintu biragutera. Jewe nzi umuntu wambwiye ngo pastor, nkunda gukorera Imana ariko inkize kuyiriza, inkize gusenga, takuze kubwira iyo utareba inkize ati kuko ibihe byose panze gusenga ngwara gutitira. Yaratitiraga gatitira neza akagwara juguma, ni juguma hariya tetema, akarwara tetema taka bakaza biruka ngo kandi bapfa kuma igikoma nkahita nkira. Ati jewe kandi nkunda gukorera Imana, nkunda Imana ariko ibintu byo gushaka Imana byarananiye. Ndamubwira ngo aho niho ruzingiye, kandi n'ubuzima bwacu twese. Reka mbabwize ukuri bantu b'Imana, ubuzima bushaka Imana nutandukana nabwo, I don't care icyo waba ukora cyose mu nzu y'Imana, titre waba ufite uko ingana kose, aho waba ugeze mu buzima hose, uzamanuka nk'igitiritiri, uzisanga ahantu utazashimishwa nabyo. Reka mbabwize ukuri itorero ry'Imana, ibi bintu dukwepa byitwa gusenga niho ruzingiye. Itorero turaza gusiga igicaniro cyo gusenga, turaza dukubitwe. Iyo mvuga itorero ndavuga wowe reka, uraza gukubitwa, abana bawe bakubitwa, utapigwa iburyo n'ibumoso, utangire kubishyira ku bantu kandi urabarenganya. Igihe cyose itorero ry'Imana, Bibiliya ivuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Reba icyo bakoze, babeshejweho no gusenga. There is no impact if you don't pray. Impact ya he? Ibyo narabihaze, hari ibintu namaze gutandukana nabyo. Umutwe urabizi, umubiri urabizi. Muri Grace Room narabwiye ngo twareka ibindi, nuruha sohoka utahe. Ubu sindi kuri pressure, saa 4 zigera babwira ngo musenge, urasenga, waruha ugasenga, waruha ugasenga, vuga nanone, waruha ugasenga, wamara kuruha cyane, nyuma yo kuruha ugasenga. Kuko itorero ridasenga ni itorero rigwaza umutwe. Ndababwiriramo rirarwaza umutwe, ariko itorero ryahuriye ku gicaniro ahantu mu mwuka. Uyu azatanga ubuhamya bw'Imana yakoze mu rugo, uyu avuga ukuntu umwana we yabonye iyerekwa. Bibiliya avuga ngo iyo muteranye mukora iki? Ngo turirimba indirimbo nshya, ngo ibihimbano by'umwuka. Hari ibyo ukibona mu minsi yacu,
ko biva mu mwuka biva mu mutwe urahimba ibivuyeho usibye amaganya. Yo ariko mwavuze ngo haleluya. Atukuze. Mwavuze ngo haleluya. Ayo sefe. Wakongeye ijwi ngo haleluya. Atukuze milele. Reka mbabwire barokore ibi bintu mutagishaka kumva nibyo bifite ibisubizo. Ibi bintu mutagishaka gukora nibyo bifite urufunguzo. Ibi bintu mutagishaka gukora nibyo Imana iheraho ikazana impinduka. Yego. Ibi bintu tutagishaka gukora, reka mbaho ubuhamya gatoya. Nababwiye kugera mfite 18 ans, nakoreshaga ibiterane mfite 20 ans, mfite 19, mfite 21. Ubu reba irijwi ryanjye ryabaye nk'iry'abagabo kubera kuvuga. Grace Room imaze imyaka 5, 1 2 3 4 5. Dutangira Grace Room byari bikimeze kwa kundi. Ejo bundi 2021 2021 mu kwa mbere lo 18 Imana ititegura amasengesho ngira ngo ni 40 jours turatangira. 40 igiye gushira Imana irambwira ngo ayo marira wirigundira imbere none ubu 40 jours urumva wakoze itangaza. Don't stop. Nimukomeze komeza usenge. Turakomeje. Mbwira media mukore 50 jours bahindura posta ndazifite hano zose njya nzireba. Ngo iminsi 50 barongeraho 10. Ubwo ndashaka uburyo nyakwepa. Tugeze kuri 50 Imana ngo nakubwiye ngo ni okay media muhindura mugira 70 barongera. Tuwe kuri 70 Imana itari kurashaka iki? Urasiganwa n'iki? Umva ijwi ryarambwiye ngo ibyo uri murasaba birahenze. Yego. Ibyo uri murasaba, ibyo umaze iminsi wifuza ntabwo bizanwa no kwifuzwa, bizanwa no kubikorera ikigomba kubibyara. 70 igeze Imana iti urashaka iki? Komeza. Tushyiraho posta barahindura affiche bagiriye iminsi gahe 100. Turasunutse 30 jours. Tugeze ku munsi wa 99 Imana iragaruka ngo ari kurarwana niye. Ubwo nashize ibiro byabaye irame ngo urarwana niye. Ibyo uri murasaba urabizi. Okay, ntibavuze ngo urashaka ko mboneka. Komeza rero. Mpitambwira muri media. Murahari sawa. Ntimuzongere gushyiraho iminsi. Nimushireho ngo amase ngesho. Abakozi Imana dukorana barambate ubu twongereho iki ndababwira nti nta nama dukorana. Inama nimwe iravuga ngo amase ngesho. Hasigara umwe I don't care. Hasigara babiri twagiye. Barya bose ni murye. Amasengesho arakomeje. Mazinduru ziravuga. Ibyo mwabibonye hehe ntago biba muri Bibiliya. Bibiliya ivuga 21 jours ikavuga 40 jours. Ndavuga ariko na Julien navuze iminsi itanu. Kubera iki Bibiliya turacyayandika. Kandi Imana iracyavuga sibyo? Tugeze ku munsi wa 200. Tugeze kuri 300. None uyu munsi nta nubwo tukibara. Turi muri 2024. Twatangiye 2021 twabivuyeho kandi hari abantu Imana irize nashyizeho amaso batararekeraho gusenga. Eliya yarazi ko asigaye wenyine. Imana iramubwira ngo atoka we hari 7 bitaragira gute bitarapfukamira Bayali. Bikwereka ngo yari desperate. Ntiyarazi ko hari abandi bafite inzara nk'iyafite. Yagize umutwaro uramumara agira ngo niwe wenyine usigaye. Imana iti wowe komeza ariko si wowe wenyine. Mwabonye nshuti twagereje imbere gato turakomeza nziye kubona mbona umunsi umwe piu mbona birakoze ariko asemene amen. Amen. Umuntu wa mbere azana impapuro nasanze nakiza ubwandu bwa sida. Oya yari uwa kabiri. Hari umwana wa mbere wari umaze amezi nk'icyenda akize. Uyu yari uwa kabiri. Uwa kabiri araza ati basa byakoretse nyuma y'imyaka 30. Wa muntu
umuntu arimo arasenga aracyari mu kuduta, nisubirayo nyuma y'amezi 3, hanyuma wongera amezi angahe 3, mpaka bakonfirime après 9 mois. Imana irambwira ati uragarutse. Uwa kabiri araza nakize. Amakouple byakize hakize iminsi umwana wari kuri stage 4 cancer bamuprova yagiye. Dukomeze beneda, ntimushobora kumva ko ubu naguhamiriza ngo birakora. Tuve kuri ibyo tubireke, tuze ku buhamya bw'imiryango. Couple zimaze imyaka irenga 5 baradivorceje. Divorce mu materaniro hajya n'ibyari Grace Room. Si last week, icyumweru gishize, umugore yarimo arasenga uko arira, umugabo arira ukwe, bose ntibaragira muri Grace Room. Araza umugabo baramwicaza, umugore aje aparika hirya, protocol iramuzana imwicaza hano hafi ya madame ya Messi. Ntaramureba niba ari we, n'undi ntarareba ko uwo bicaranye. Mukanya Imana yamwe ngo bwira mugenzi wawe ngo akisemeni amina. Amen. Agiye kumubwira abona ni madame amurebe, Imana iragukunda wana. Areba imbere ko yashobewe, mba ndavuze ngo fata amaboko mugenzi wawe dusenge. Kandi iyo utangiye gusenga ntitubara iminota, turagenda mpaka ikigomba kuvaho kivuye. Turasenga ndavuga nti nturekure ubufasha, kandi arashaka kumurekura. Akomeza arafasha, madame arafata. Ubwo se bamarasengera iki? Mbariza barimo barasengera iki? Barasenga. Sasa hahita hamanuka imbaraga z'Imana, ibintu birakoreka, turatangara. Hari umugore wari yicaye inyuma gutya, bazanye ameze nk'umurambo. Tugiye kubona arahagurutse, baramureba, ibintu birakoreka. Hari induru ziravuga. Umugabo ahita azamura ukuboko kwa madame, aramureba ati, narinzi ngo madame arahita yikunguta ngo toka shitani, yarabikeneye. Bagashyizeyo nawe arakareba ati merci. Umama abwiza ukuri, bababariranye aho. Turasoza amateraniro, suza mwene aramureba ati jeri twapfuye igiwe. Umugabo ati bejuru, umugabo ati turera abana tubunyine. Beneda batashe mu modoka, umugabo ataha. Ubu bari kumwe, nakuzi ikintu babwiranye. Umugore yaramurebye, umugabo aramureba. Umugabo aramubwira ati sigiye mugabo yego, ibyashize ntumbaze impamvu ntashatse mu myaka 5, nawe sinzi impamvu utashatse. Satani nyuma. Turakomeje. Uzi ukuntu binjira muri Grace Room? Binjira niki kizura ibyapfuye, ariko mu ijuru hari Imana. Reka mwize ukuri, ibi bintu birako. Satani yaratugagaje ndamwanga. Batuzaniye umukobwa Apostle. No, ntago bamuzanye, ni umukobwa wizanye umusirimu muremure, Apostle, imfura y'Imana. Dutangiye gusenga ati abaguye hasi. Tujya gusenga, umukozi w'Imana Pastor Anita aramwegera, nanjye ndamwegera, ndamubwira nikoraho. Tutangira gusenga, ijwi riravuga ngo mpera mu bisekuru bye, ntabwo tutugore turi bunshobore. Uyu mukobwa yari afite ibicaniro 14 byo mu muryango bimukurikira. It's on camera. 14. Umwana muto urangije kaminuza, très jeune. Umwuka aratubwira ngo sekuru yafashe itafari, azamuka umusozi muremure, araritembagaza,
aravuga ngo abazankomokaho bose ntawe uzagira icyo ageraho. Uko iri ibuye rimanutse ritafite gahunda nta kazankomokaho, arabavuma. Abakomoka kuri uyu musaza bose ntawe ugira icyo ageraho. Ibintu bikatira aha, ibindi bigakatira hariya. Uyu mwana Jesus Christ nabaho sindabona inkumi nziza ari kwirushye, yari yambaye neza, très jeune, très belle, ibintu byose ubona ari byiza. Turasenga amacyandu ashize mu kanwa, Imana irambwira ngo icyo ni igicaniro cya gatatu murangije. Ndavuga ngo ndatashe Julienne, turakomeza ngo icyo ni icya gatanu kigiye. Tugiye kugera ku cya karindwi atangira kumoka. Imbwa kwa kundi ivuga nayumviye mu muntu. Ibyo biragenda tugera ku 8, ikintu tutari tuzi, kumva umukobwa afite sex y'abahungu. Ya kabiri kuri sex Imana yamuhaye nk'umukobwa. Bene mubabwiza ukuri nabaho. Ngira Pastor Anita dukorana nikoraho kugira ngo nsenge nk'ubya Satani, ariko nugukwepa. Haleluya. Atwara ukuboko ngiye kumva ngo katika zina la Yesu. Ati Pastor ibi ni ibiki? Umukobwa ahita aricara neza aratureba, aravuga ngo mugeze ahatagerwa. None hari fora neza, ndavuga ni narageze ndabona. Noneho ni ibiki? Icyanyeretse ko Shetani ni mpumbafu mbaya sana, nta n'imbaraga afite, yarananiwe. Twarasenze tugiye kubona tubona umuyaga, ikinyago kijyana nawe, ari twe bapasitori. Ndavuga ngo twiruke mwene da. Ipantaro iti po, abazimu bashya. Reka mbabwize ukuri, abantu bararushye kandi baruhiye mu nsengero. Barushye baza gusenga. Uyu ni umusirimu ufite ahantu abarizwa rwose mu mirimo. Kumva umuntu urimo urakora imirimo aprotokora abantu, yibitseho ibintu bibiri. Umwana yararaga ngo anywe amazi yo mu gacuma, yararaga ayanywa live, yabyuka agacuma kakabura. Sekuru yaramusuraga, ariko Satani arashye. Ibyo ni ibicaniro by'imiryango bikurikirana bamwe. Hanyuma waba umeze gutyo ngo impact ivuye hehe? Umukobwa amasaha yagiye. Umukobwa Imana yo mu ijuru iramubohora. Tuza kumenya inkuru. Kumbe babana n'akabindi kabamo inzoka, karimo amazi. Kuva yabaho n'ab'iwabo babaho, nta muntu n'umwe urapima gusenya kariya kabindi. Nta n'ujya kegera, nta n'upima. Kandi iyo ushaka ngo kugira ikintu ugeraho, ugenda gusura iwanyu ugafata amazi yo mu kabindi ukanywa. Abo ni abantu bari mu nsengero, abavugana nabo bose bari mu nsengero, ariko banywa utuzi. Hari amazi amara inyota. Ayo ni amazi dukura kwa Yesu. Hallelujah. Semeni haleluya. Now, igihe cyacu cyagiye, ariko mwamfasha nkavuga nk'ibintu bibiri gusa, cyangwa ibyo nari navuze byafata umwanya munini, hanyuma ngasoza. Icyambere numva ntari bunaveho, cyasenyutse mu gihe cyacu, ni igicaniro cyo gushaka Imana. Igicaniro cyo gushaka Imana. Yego. Reka mbabwire barokore, dusigaye dukunda ibyo Imana ikora kuruta ibikora. Nsubiremo, dusigaye dushaka ibyo Imana iri budukorere kuruta ibikora. Mbega turashaka ibyiduha. Sinzi ko mubyumva. Yego. Iduhe. Turashaka ibyo igira gute? Duha. Iduha. Mbega turasa n'abapfana n'Imana ukuboko.
nyosha mkono wako. Ibyifuzo byose dutwara ku misozi gusengera ni ibyifuzo 8, ibyifuzo 4, mfite ibi nibi. Uyu munsi yumvise umurokora avuga ngo mfashe iminsi 3 yo gusenga no kwiyiriza ntarya steak, itumenya ngo afite liste 2. Afite 97 ibyifuzo. Aposo yarafite ibyifuzo 97 byanditse, arabisengera mu isaha imwe. Ariko uranyumvira icyo kinyoma aposo? Ibyo ni ibikinakajagari. Umva, ibigusenya ntabwo Satani yabyubakiye umunota umwe. Ibirondora uyu mwana w'umukobwa biramuruta imyaka, nibyo kuva kwa sekuru bimaze imyaka n'imyaniko. Wowe urashaka wikoze iminota 5 hanyuma ubone resulta. Uziko iyo uhuye n'abantu 5 ku musozi baba bafite ibintu bazamukanye. Ariko aya masengesho, reka munyihanganire mbabwire iki kintu. Aya masengesho nyite gute aposo? Devotion prayers. Amasengesho adafite icyifuzo ajyanye kandi ufite 50. Amasengesho adafite amarira avuga ngo nyite gute? Amasengesho yo kwiyegurira Imana, amasengesho yo kuramya Imana, yo kuvuga gukomera kwayo, nta byifuzo. Reka mbabwire niba hari Katyusha nabonye nayo masengesho. Hallelujah. Uvuga gukomera kw'Imana uri mu muriro kukagaragara muri wa muriro. Uramya Imana umeze nka Paulo na Sila, imiryango ikagira gute? Ikarekurana. Umwanzi yaratubeshe ngo senga ukagira ngo abantu barasenga, amajwi bayazamuye ariko bazamuye ibyifuzo 15. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo nirabizi ko tubifite ngo nko abapagani nabo babifite. Utaragira icyo usaba, Zaburi 39, utaragira icyo usaba Imana yakibonye. N'imisatsi yo ku mitwe yacu yagize gute? Yarabazwe. Utarajya kubyinjingira yabibonye. Wowe zamura gukomera kw'Imana. Tinda ariyo uramya. Hari ibintu umuntu avuga ukagira ngo arimo arirata, ariko reka mbivuge. Mbabwiza ukuri, ubumbajije ngo uheruka ryari gusabira ikintu runaka, nakubwiza ukuri ko ari kera cyane, kandi uku ni ukuri byuzuye. Ntushobora gufatisha umuntu, reka mvuga umuntu tureke Imana. Ubu umunsi mfatisha neza umutima wakabanda umugabo wanjye, nari mbonye ibyo byose. Uko ni ukweli? Ubu namufatisha neza roho naipata hivi bien. Agapfumuka. Akanjani wabo tukajya imbere y'urusengero akazamu. Hanyuma nkabura iki cyo kumufuka wiwe. In fact yo tukira abafiance urifata. Ariko iyo wateye intambwe ukinjiriwe dedwa. Ujya mu ipantaro twi ntamenya n'igihe yagendeye. Abagabo barabizi, ubize kuyahisha. Nta nubwo ubaza, ariko iyo utarajyayo, iyo mutarajya mu gihango barakubaza, Kadogo arakubaza uranywiye fanta orange, tukuzanira iki? Ikindazi. Ariko iyo mumaze kujya mu gihango cy'urukundo niwe wakira Kadogo. Uramubwira uti ejo ndashaka ko ugenda iwanyu. Uwakwakiraga uramusohora. Uzi impamvu? Wabonye ubushobozi. Ibyawe byabaye, ibye byabaye ibyawe. Ntushobora kuramya Imana urukundo rukure, umwuka w'Imana musabane mugerana ahantu umbwire ngo hari icyo wabura. Ntibishoboka. At least that I know. Icyo kintu naravuze ngo iyo nkimenya kera, iyo nkimenya ntabwo mbyuka mbari ibyifuzo 50. Kandi aho ntavuga gutyo ugira ngo nibihari byinshi
ari kugera ahantu by'ukuvuga ngo ninde mwisi umeze nkawe, ninde nabona wankunda urukundo rumeze ngo wankunze, nihe najya ntagufite wowe, ko ntaragira ubwenge ari we nari mfite, koko utindaho mana, ndibuka mfite imyaka 3 ndibuka mfite 7 utindaho wajya kumva amarira azamutse. Hallelujah. Uko ugenda ni kujya kumva presence iragusanga, uko ugenda ni kugenda presence igusanga, ugera ahantu ibye bibi byawe. Yego. Hari ukuri kugoye ariko ari ngombwa kukuvuga. Hari ahantu ugera ibintu bitakiri ikibazo. I tell you, utakirwana ngo kandi atari uko ahubwo ibyaso byose ari ibyawe, ukayoberwa ibyo wirukaga inyuma kera bisigaye byarahindutse bikwirukaho. Umuntu akahana kumva kuguha impano ukakira nicyo cy'agaciro. Hari iminsi wirutse inyuma y'umuntu uguha ikaramu waramubuza, wambwiriye ukwegere ngo hindukire Imana wanjye. Hallelujah, hallelujah. Niba turi buzane impact rubyiruko, tugombe tugira ibintu dusimbuka uyu mugoroba. Yego. I tell you, gira ibintu haga. Hari ibintu biri mu buzima bwawe bitakabaye bihari. Hari abantu Imana yagenye mu buzima bwawe bagomba kukubera umugisha, ariko hari igikuta gituma mudahura. Yes. Umwaka ushize mu kwa 8 nabonye ibintu biransaza. Nagize urugendo just rwo gutembera, ariko ngiye kureba abantu b'Imana, abakozi b'Imana. Njya mu gihugu cya Nigeria, hari umugabo bita Oyedepo, mujya mwumva cyangwa yo Apostle, afite icyo bita umujyi. Yes, Canaan City. Je nagiraga ngo ni nk'ahantu hava hano ukagira nk'ahari kwa Mushimire, bagahita bakabya bakahita ngo umujyi. Ngezeyo nsanga umuntu afite umujyi, umukozi w'Imana. Aya maso arabibona, umujyi narawinjiyemo, dufite imodoka. Mbwira umuntu ni njyana ndeba ahantu uyu mujyi ugera, ntitwawushoje na nta mbona quartier. Nimvuga Kimironko nkavuga ngo shyiraho, genda ufate Kibagabaga, genda ufate Nyarutarama. Umujyi, amazu, amabanki, amashuri, nta nzu nimwe yo hasi irimo, zose zirageretse. 3, 4, 5, 5 yiyubakiye umuntu umwe yubatse. Dore uko bande igitangaza kirabaye. Rega nanjye nagiye ngiye kureba, umwe yarubatse. Ndavuga ngo reka ngende muri uwo mujyi mfatemo icyumba ndaraha, nkunda kwiga. Njyayo saba randevu barayimpa yo kumubona. Yo vuga ngo pastor tubwire. Assistant we warambwira ngo uzaze mu masengesho. Ni wampa randevu ngo yego. Ni sangapi? Ngo saa 12 za mu gitondo. Nkumva aribeshye, kuko 6h du matin abatumishi baba baryana. Abona biwacu ni igikoma na kawunga aho. Savye gahunda bama 6h du matin Apostle. Ndabaza assistant, saa 12 za mu gitondo nibwo tibuze? Ati nibwo uri bube winjiye muri office. Ndababaza araba byanshanze, araba hageze ngo ya nibwo asoza devotion. Mbega nibwo asoza amasengesho ya nibature. Urakoze. Nibwo agira gute? Nibwo yasoza. Ati okay, wimbaza byinshi, uze kuza dusengane.
okay, n'ubundi ndarara mu mujyi wanyu nze sangapi. Ati turatangira kare, turatangira dutinzemo gato nka 9:00. Nagiye kumva nubazwiririri. Ni wari uvuze gute? Ngo 9:00. Ni nacyo ndaye hariya. Ninzehe. Ngo yawe urakuhabona tu. Aho naraye yaraho ngiye kubona mbona hari jardin nini abantu bafite amahema. Zengagira ngo ni restaurant bariramo. Muri ayo mahema. Bibaye 3:00 n'igice 4 nijoro mba ninjiye mu cyumba cyane. Kwidirisha nkaho ubwo rongo maze koga umutumisha agiye kuryama byuke 9:00. Ngiye kumva kwidirisha no le palito lino keso. Ndavuga ni toka. Nkurahirido. Njya kugira gute? Kureba. Ngiye kubona mbona umugabo nari namenyaho. Billionaire. Ese umumenye n'ibyo ari byo? Billionaire ntabwo ari millionaire. Nta nubwo ari ni milliardaire, nurenga milliardaire. Kandi sinkabije nzi nyabyo. None se umuntu ufite jet privé akagira n'indege zikora business. Le note pour les hos. Ndanabivuga nkafashwa. Afite indege zikora business. Mbariza ukwegere ngo izawe zigeze. Mbariza ukwegere ngo iyawe igeze. Nabonye ibintu yimitsi y'umutwe iraturika. Nkuyeho rido. Ngiye kubona mbona umugabo uruba twari twamenyanye n'abantu bakeya. Mbona ari muri eleto hopata lite itente ye iri hariya. Mbona umugore we aricaye n'agatengagiza we. Ndavuga ni Julie ugiye kuryama se kubera ko ufite indege. Ndarakara nshyiramo training, shyiramo agapira n'amarira menshi nariko mana. Ubuzi umuntu ufite indege arasenyera iki koko? Ndasohoka ngeze hanze sanga muri ya mahema yose harimo abantu baparitse ibihe bimodoka mama. Zimwe nta nubwo nzi amazina. Agasohoka mu runtu rufunguka gutya. Umenyera yifunguka gutya. Ibintu ngo nabirebye ni toka shitani katika. Agasohoka mu modoka ukabona ararambuye akantu hari ibintu atazingura agashyiramo pompe pyu ndeba pyu tenti kikora ukumva arinjiye ndagushaka mana nibuka ko ntajyanye na tenti nkurura ibyo nari mfite ibitenge ndavuga ni Imana ngiye kubisasa hagati yabo ava hano ngereho nava hariya ngereho hano have indege hariya have ntabwo ariko bikora nsasa hagati yabo bibaye 7:00 n'igice mbona abanyagwa ntago barekeraho gusenga. Sha Imana imbabarire mbisa abanyagwa shabare banga kurekeraho kandi bampaye rendez-vous ya ryari ya 12:00 gusa ndaryama ryari sha ndavuga rero reka ngenge kuryama byibuze 9:00 10:00 sibyo nimwe nebyira amasaha 4 quand même umuntu agomba kuryama amasaha 8 niko abaganga bagize gute ngira ukwegere ngo yaona subiya muri kakumba kanje nkigerayo iminota nka 30 ngize gutya numva hanze nduru ziratangiye wagira ngo baratangiye nkumva umwari mararira ngiye kumva numva amahoro se ndaryama kubera ko nibitse hikise aho nahereye ndyama nsubirayo umwe arambaza kugarutse nimwanze guceceka nanjye ndaje atoya tugiye gusoza mu kanya 9:40 barasoza twese binjira hehe mu mahema nanjye njya kwinjira iwanjye bibaye 11:00 numva ifirimbi avuga ni toka katika habaye intambara tunumbuka mu matenti ubuse baryama amasangahe
imwe niba atari abiri yuzuye. Ngiye kubona mbona hari amadushe bagiyeyo basohoka babandi nyine bambaye amakositime. Yesu we, tujya muri harimo church nini, bajya muri church, nanjye ngenda nambaye nk'ukuntu tugenda twambaye muri Twibature. Wabimenye? Nambaye ibintu n'Imana izambabarira kuko ngiye muri Twibature, mbega idini. Ndagenda ngezeyo sanga unyakira natiro umugore iragera yashyizeho parufe 11 zuzuye, barahagaze babagabo niboneye barira bambaye amakositime n'itegeko. You don't nusavinga hano ari hose bambaye kositime na cravate waniza bose bambaye, kandi mukanya narizaho bari naricaye nka hariya ndarira koko, nariko ibi ni ibiki. Ngiye kubona mbona isengesho rirabaye, turabaye tugeza 12 sharp. Ubwo umusaza nawe ari mu myaka irenga 70 na araryamye, bamushyiriye agasego arimo ari nyir'umujyi yarasenze, mva mu mwuka ndamureba nguyu arimo arasaba iki. Ninjiye mu rusengero arimo arubaka Aposo, abantu 250. Twebwe si 50 stade, fata stade yacu wongereho bangahe imibare abayizi 250 personnes, 250 bicaye. Narebye ikintu ngiriserere babyita ngo the ark, ngo agiye kubaka inkuge. Hari abayenjeniyeri barenga 8 bavuye mu bihugu by'isi baje kureba uburyo bakubaka ikintu cy'250 badashyizeho inkingi, ama iPad, ibintu byose, ama mashini. Narahagaze ndeba ikintu ndakizenguruka numva ngize iserere. Amateraniro yabo nk'uku twicaye ku cyumweru haba hicayemo 60,000. Iteraniro rya mbere rigasohoka, irya kabiri kinje rigasohoka, irya gatatu. None se nguyu aracyasengera iki? Ariko buri saa 9 umusaza w'imyaka 40 arapfukamye arimo 83 ni afite. Izo mbaraga zikura ya Aposo. Twebwe twahaze iki? Biriti. Uransubije. Twarangiza tukikunkumura ngo impact y'umwumbati. Aposo narebye ibintu nikayishiwa, bampaye karandevu, ninjiye kumureba nsanga ngo hari umuntu umaze gupfa w'umukozi w'Imana. Uvu kunahamagara numva aya matwa ngahe, ahita ahamagara umuntu umwe mu bana be, arabwira ati bwira ba pilote bategura indege ngomba guhita njya muri Amerika. Aya matwa arabyumva, pilote ategura indege yande yiwe agomba kujya muri Amerika. Mpita ndaririmba Uwiteka Mana ya Isirayeli uri, arasa n'umuntu uri murahamagara taxi voiture, arimo arabivuga nk'ikintu gisanzwe. Umuntu waraye ku mavi ku myaka 83 namwiboneye saa 12 yarashoje devotion, amasengesho yo kwiyegurira Imana. Umusaza yabwirije amateraniro 4, aya maso yanjye areba, abwiriza amasaha arenga 2. Ubu twebwe turacyaniha umugongo. Ewe nubwo narekeraho bitatu ndabiretse, reka nsorezaho. Igicaniro cyawe uko gihumeka cyo gusenga nicyo cyerekana uburambe muzagirana n'Imana. Abasenza bashatse Imana bagize impact. Umugabo ufite branch ngo amatorero nibarenga 1000, ngo buri gihugu kiri ku isi bafite itorero. Naha irahari Winners Chapel ntihari,
hose bafite amatorero kandi ari very successful, ariko baracyashaka wazamuye ijwi ryawe, baracyashaka nubwo nasorezaho. Nidushobora gushaka Imana neza, impact tuzayigira. Mbarikiwe sana. Tuguhaye icyubahiro mwami, twasenga, fasha duhaguruke amasegonda make cyane. Ndakwinginze umfatire umuntu ikiganza umwe gusa, ndebera umuntu ufata ikiganza, tubwire Imana gutsa Mana 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 Mana, dufashe umugoroba, tugire ibintu duhindura, tugire ibintu dusezera. Tuguhaye icyubahiro mwami, zamura ijwi ryawe, tuguhaye icyubahiro Jehova, tuguhaye icyubahiro mwami w'abantu. Imitima yacu irakinguye cyane, imitima yacu irakinguye cyane, imitima yacu irakinguye cyane mwami. Turasenga uturememo umutima musha, uturememo umutima musha, uturememo umutima musha. Iki gicaniro cyo muri Kalvari ndasenga mu izina rya Yesu, uhagurutse ingabo, uhagurutse ingabo, uhagurutse urubyiruko, uhagurutse ingabo, uhagurutse ingabo. Uhagurutse ingabo mwami, uhagurutse ingabo, uhagurutse ingabo ziri bucana igicaniro cyawe mwami, uhagurutse ingabo. Hagurutse ingabo mwami, hagurutse imitima yacu garura mwami, ubwire bagushaka mu maso hawe. Zaniba kurezigaruka, zaniba kurezivuka, koresha imitima yacu, koresha imibiri yacu, igitambo kizima ongera ukongeza imitima yacu, ongera ucana umuriro, ongera ukongeza umuriro cyane, saturisha umwami kuri umurimo wawe, ongera wiyere ku bwoko bwawe, ongera utere inzara n'inyota mu mitima, ongera uhagurutse abasenzi in the name of Jesus. Arme de San Francisco,